We, kuna kozi hano urundi. Shobuja ari gisho. Inde jango umugereho babanze umireho. Woo! Fuck! Bishoboka bite? Nyuma yo kubafungirwa urajora namondagura. Wibagiye ko nabitangiye. Urabyibagiye aka kanya. Urabyibagiwe. None uneshe miliyoni 5. Miliyoni 5. Ushaka kugira intwari? Ushaka kugira intwari? KILLAMAN. 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 Unesheje miliyoni 5. Miliyoni 5. Ushaka kugira intwari? Ushaka kugira intwari? Kasha, ntugikire utinyutse ugashimuta Nyambo. Wowe. Ubundi wafunguye ryari? Nyambo nababwiye ko witwa Yannick. 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 Utuzina twa Amaduri ikirara. KILLAMAN. Abimenye amenye n'amateka yawe. Hanisoni. Yannick!
nafunguye ryari mwaransuye se mwarangemuriye se mwabonye bankizamo mbitanye nyine murareba muranyirengagiza mugenda mu gihariye ninde nigeze mbona nari mwaza afite porte manje ninde se ninde none kunkubita ibipfunsi ugashaka kunzamura ibigori byamfashe mu nda ni isoni KILLAMAN ngiye narabitangiye natanze ubuzima bwanjye kujya mwe mubeho mani mwarabyibushye bro reba ukuntu usigaye mungana muragiye muranyibagirwa imyaka ngiye muri gereza reba ukuntu urugo rusigaye rumeze usigaye muri sauna mwese muri kumwe Christian KILLAMAN Kasha ntungire kunyita iryo zina sinongera kwita iryo zina ibyo ni ibyahise mu kazi naragasezeye undi muntu mushya urundi muntu mushya ngiye nambaye icyasha nta gipapuro nkigira cy'imico n'imyitwarire mu murenge Kasha Christian ari kubona ngifite umwanya koko ari kubona mfite umwanya bro Chris na ushaka no kunyica nyica mureka nyica njye narabafungiye imyaka ingana kuriya munsanze ntabwo byaguha uburenganzira bwo gukora kuri nyambo ku buryo mumvuza mukambuza gutwara miliyoni 5 bagiye kumereza iyo uvuga ko ukeneye amafaranga Kasha hari umurongo ntarengwa Kasha wawurenze ndayakeneye too late kuko mwansuye se kuko mwangemuriye se kuko mwiteye ku muryango wanjye se muraje murabyibushye reba nari mfite umubiri munini kubarusha ariko nsigaye ngana ukuntu muri kungana yego mufite ibiro byinshi n'amafaranga fasha amafaranga ngiye navunikiye ndabitangiye ndafungwa nta n'inyandiko nta rupapuro na rumwe rwigeze ruzavuga ngo Kasha gacyo urupapuro barakohereje none ngo sinzongeye kwita KILLAMAN Christian murumva biri fair se murumva byarangira gutyo se bugiraga ngo ugerageza ikintu cyari cyose duhuriyeho nawe tugomba guhindura amafaranga mwatsevingi ari hehe tuvuga ibyo mwakoze ari byo ayo mwatsevingi ari hehe Kasha twagomba guhindura CV yacu tukaba abandi bantu bashyashya kugira ngo batazajya n'umuntu udukeka turi kumvikana niyo mpamvu utabonye n'umuntu umwe uza kugusura Chris yahise ajya hanze urumva ibintu kumbwira wabyumva ari wowe wabyumva mwagombaga guhisha background yanjye mukayica uyu ni umwanya ngo njye mu itangazamakuru byose mbivuge mvuge n'ukuntu byagenze ntabwo byarangira gutya ndagenda byose ndahamagara televiziyo y'igihugu mbivuge uko byagenze none ubushinjacyaha niba uzakomeza ukamenya icyaha ndasubiramo ariko namwe turi ko bashinze amaofisi amakampani yari yatwara ibintu runaka ntayanyu reba ikintu cyo kuntu kinganura nk'icyenda kumira ibi byose ni wabikoze kandi umutangabuhamya mfite n'uyu Kasha urifuza iki ubw'ibyifuzo byanjye ubw'ibintu nifuza ndifuza ko iriya kampani yawe yagombye kuba ari iyanjye ntifuza ko mwakagiye muri gereza mugafungwa nk'imyaka nafunzwe ubundi mwarangiza mugapfa sinze no kubashyingura urifuza iki umva ko ari ibyifuzo ukabaza umugabo mugenzi wawe urifuza iki ubizi neza ko wagufungiwe urifuza iki ibyo twumvikanye rero byibagiwe none bagenda bite ko mutanze gudisapiyaringa kugira ngo ubone ubuzima bushya mbona ubuzima bushya yes hejuru y'ibintu wakoze wowe Christian sigaye mbura amashati tukoze ishati zirakubereye ishati arababereye cyane ahantu hose umujyi handitse KILLAMAN nako warabihinduye henshi handitse Yannick wamwicanyi wibagiye kuri umwicanyi wowe hari uwahinduye amazina wabona so Yannick KILLAMAN wori KILLAMAN
sinitaye ku bibazo dufitanye ibyo ari byo byose, ariko ikintu cyitwa nyambo cyangwa umuntu wese bafitanye isano azongera kugira ikibazo agira zakwiyicira. ariko ufite amagambo menshi kanze wait kubamuritsa kaje nyine gupfa byibuze no icyaki Muhammad ajye muri gereza muri kanyica nica ntago tukirabicanye ntago tukirabicanye. wabuze ko mwabibagamiriza kill them gahunda sore yibagiwe ntago mukirabica niba iki ngiki ukuntu kimeze ngo ntabwo mukirabicaye reba ni igisiba ni inyamaswa ntabwo mukirabicaye gute se njye ndumwicaye ariko biragaragara ko ndumwicaye biragaragara narafunzwe sinemerewe gutembera hari abantu nemerewe kurenga hari abantu nemerewe kwicara sinajya mu bayobozi sinyitabira inama ntekereza no kogosha imisatsi kugira ngo agaragare nk'umwana mwiza nakibuka ko nafunzwe n'abantu batavuga ati yari yarasubiyemo nibwo bacyongera kumurekura mwe mumeze neza mwambara amashati ordinaire yakubereye bibagiye ko ufite dreads urabyibagiwe KILLAMAN urabyibagiwe reba ukuntu Kristo yamugize reba ahangaha njye wagombye kuba mama none Kristo nicare rombarika ngo hantu ngo nyambo se nyambo undi ugeze umubwira ko yitwa KILLAMAN urabimubwira iyo nza kubimenya mbanira mwicaje hariya nkongera nkabimusubiriramo ngo uyu mwicanyi abantu bamuri ku mutwe uko yahinduka kose Kasha ndashaka izina nyambo rive mu kanwa kawe no mu bitekerezo byawe ntusigire umugero no kumurota. Iki turacyumvikana turabikora bayishyura igiciro cyabyo njye nabitangiye mana urabigura kabisa kandi uramo kubinkoreye neza suzongera kumbura mu buzima bwanyu mugihe ushaka kugenda birangiye gutya Chris nyambo ntabwo byarangira gutya KILLAMAN ntabwo byarangira gutya Kasha niba ukunda ubuzima bwawe bikiyongera subira inyuma utarenga aho ngaho KILLAMAN ugiye kukurasa hano bituma narangiye noneho nimara kukurasa ndaza guhita afata imbunda wowe n'ibwiriza icyakaza kugira ukumva buretse utamukoro KILLAMAN n'indi ntambwe ndasa urasa ntabwo birangiye gutya wongeye kwica ndamuzi iyi nzu tuyigure ahubwo nakifuje ko nta kintu kizongera gukorerwa muri ino nzu. twayigura twayisenya cyangwa tukubakamo agakilinike. Chris nubaka ahantu hashimutuye umukunzi wawe tubakorera iki? ahubwo Kasha araza kuva mu nzira yacu gute neza kandi burundu. Ntabwo tubitekerezo kabiri Chris. Ikintu kiri kumbabaza n'ukuntu wowe utari kumva utewe n'isoni no kuba ari nawe wakoze ibyaha bituma Kasha afungwa. Then ukumva ingorano yawe cyangwa inyiturano yawe ari ukumufunga cyangwa ukamwicisha. Yannick, Kasha ajya kugenda twari twarumvikanye yuko agiye akicara muri gereza kugeza ubwo tuzaba turi tayari kumuhindurira ubuzima, agahindura identity, agahindura amazina, agahinduka undi muntu kandi akabaho neza.
muri brotherhood yacu niwe wenyine wananiranye, niyo mpamvu ariwe mukene urimo. Niba uyu munsi ashaka rero gutuma nishyura ingaruka z'amahitamo yiwe mabi, it's not gonna happen, not in a million years. Icy'ingenzi Nyambo yarabonetse, ubu nshobora gukomeza na operation yanjye nkamubaga. Ariko Hello, Miss Kelly, bite? Nyina bite? Ni byiza ko uryamye mu kazi bite? Biryamisha umene byinshi umwana w'umukobwa byibura. Wait, waraye udasinziriye se? Yabaye nabyo basi. Kubera iki? Habaye iki? Yaba uzi nuko ameze gutya kari wowe. Wow. Nigeze mvugana nawe njyewe? Ako ntago ndi kumva ikibazo ufite. Futa ko ameze gutya. Kubera What? Njye nakoze iki? Nigeze mvugana nawe? njye naritambye kugira ngo mbare kugira ngo wishime. Wow. I'm confused. Ushaka kuvuga iki? Still cyari confused kuko n'ubundi ntago wabisobanukirwa n'ibigari birakurenze byihore. Ese ko tutaganira cyane? Haba najya nkunda kukwinjira mu kazi kawe. Habaye iki? Yaba basi byari direct ne kwigusona ko ibintu ntago direct nko kubitekereza. Wait. None se uvuze ko ari kubera njyewe no kugira ngo wishime mu bana bari mu ngo rukundo. Seriously? Let me hope kutari kuvuga kuri Yves. Ndashaka kuvuga kuri Yves, I mean. Yves muvuga iki? Like nyine kwenda hari something came up hagati yawe na. Stop it. Sha abari ibyo ari Yves igihe timanya hano byabya nawe kanabimenya. Yabaye nabyo. None habaye iki? Nibazo by'inkunda byo. Ese ngiye nkabizamo gute? Ko ngiye nimenyera ibyanjye, you know. mu gihe ngifokasinze kuri Nyambo, ugomba kuba utekereza ku byo tugomba kumukorera Kasha. Usibye ko nako bibiretse. Banza ugende ufata igihe muruhuke. Agaruke neza muri mode y'ubuzima bwiza. After that, nzamubaga. Nimurangiza, Nyamba azava ku meza yanjye, Kasha yijyaho. Chris, nakifuje ko Kasha yakaryojwe ibyo yakoze byose. Ko no gukora ku mukunzi wanjye ubwabyo byagombye kumwicisha. Ariko kwirengagiza yuko kuba turabo turibo kano kanya ari uko yatwitangiye. Birenze ibyo ngibyo n'ubucucu bwawe bwose wakoze. Njye nkunda kubikubwira ko guhinduka kwawe bigoranye. Yes, warahindutse uba muganga, CV irahinduka ariko ukivamo n'ikikuvamo. Wavuye mu burara ariko bwo buracyakuyemo. Please. Undi muntu utandukanye n'uwo twahoze turiwe. Yeah. I'm going to change. Nzahinduka pe. Ariko ntago nahinduka Diamond yahashize haca kingendaho. Okay. Diri meze gutya. Kamaze mfate Nyambo. Mwibagize ibyo yaciyemo byose umuvura kire. Dushake Kasha tumuganiriza. Natumva uzakora icyo ushaka. Cyane ko ari nawe icyaha cyagaruka kurusha njyewe. Tugende. Gende ibyanjye. Shora cyari muto.
And then what? Tell me. So wagira ngo ese ni iki kijya gikanda. Niga nyine ntago wabyumva biragoranye. Kuko atari nge biriho nyine ntago nabyumva. So wambwira. Ibi byose ni Chris. That guy again. And iki noneho yakoze iki? Ariko nesha umutwe. He's always like that. I'm not surprised. Mu buhe buryo? Kwanza. Ariko nyihomoka ntabwo ugiye mukunda. Urimo kubiseka? Urambabaje. It's kind of funny and sad somehow. Ariko kwihomaho. Gutyo gusa. Ariko nesha umutwe sinuko nyihomaho. Ari gutuma I feel you. Ko n'uburyo uryamye aya masaha y'akazi kameze nabi muri company urabizi. Rero kuba nesha umutwe nyiwe nyirabayazana. Ariko se are you serious about this? Je nakoze iki? Je ntabwo ndi kumwe nawe, ndi kumwe na Yves. So nibyo gukorera ntabwo ari nge. Kumeranye na Yves neza. Harya nindo biri inyuma. Byose birandeba. Ni ntabyo se. Never Whoever do something behind me, I don't care. Okay? Wait, let me tell you. Nimba ari ibintu biri kukubaho hagati yawe na Chris, please, ntago mbirimo, nta n'uruhare rurenze nabigiramo. Am I telling you ko bimeze? Kuko ndi kumva uri kuvuga ko mbifitemo uruhare. Ahubwo 98 kabiri gasigaye nakanje. Oh my god. None ubwo amaherezo naya. Oya nzabirangiza ntacyo ndi umuntu mukuru. Oh, girl. I feel you. Oui. Sibyo? Yeah, 100%. Ariko You can't. Come on. Hari ikintu ntari kumva neza. Bigeze kuvuga ngo igihe umaranye na Yves ngo mwariko biza gute? Ngo mwarakundanye. What do you want to tell me? Cyangwa mufite feelings? Ntabwo ni nagose haracyari byinshi byo ukwiye kumenya pe. Nyine mbwira. Niba mbwira cyo kuri cyo ugomba kumenya. Ntabwo ikibazo cyane ari Yves. Ikibazo cyane ni Chris. Okay. Let me hope ko mbwije ukuri. Yeah. Nta kintu kiri hagati yawe na Yves, okay? Ikibazo y'ibintu. Bibaye niba rwose byaba byarangiye kera. Why not bitakongera kubaza? Terwa n'igihari. Ubu hari iki? Ubu nafata ubusara mfite nkongeraho ndi byihorera. Oh. Ni nambura tubyihorere. Hano ubwo wabisobanukirwa ko igihe kizabikugura icyanzi cyo. Alright. Yeah. Ariko nyine gerageza ko byirengagiza. Abatipe batesha umutwe. Ntago wamenya intention ze. Ariko nyine nimba wumva we bitakurimo mubwiza ukuri ibintu birangire. Si ibintu byoroshye. Ntabwo ari gutyo nyine kubikora kuri. Maybe you are pretending ko hari pretending. ikintu kizacamo, right? Kugira ngo nyine akuve ariko ntago ari mu bwo buryo. Wamubwiza ukuri. Uramutinya? Ubwo umutinya ndamutinya. Nyine mubwiza ukuri rero bireka kuguma bikuri mu mutwe bikubera umutwaro. It's easy and simple. Ntago wabyumva ni nabyihorera rwose. Nubundi gihe navuga ntabyo wumva. Kuko nanjye he tried. Sibyo? Impamvu yerekeye Suzi ngo no kwamubwiye akahita agenda. Kandi ngira ngo muri mwishije njye nako nari mbizi. Ni wirimo se ngi wirimo. Kuba ufite amahoro no kuba rakuretse ntago ari inzira z'Imana cyangwa kuba arabashe kumbwira akakumva. Hari undi byabaye ngombwa kabangamirwa kugira ngo ube mu mahoro. I'm so sorry kabisa nimba uko bimeze. I didn't know. Byihorere. Anyway, I'm sorry. I was rushing mubona uryamye like I came to check on you. Thank you. Ariko nyine try to forget it. Kora akazi kawe neza. Please try. You can. It's really hard. I know. Yeah. Sawa ibihe byiza. Ubwo Sawa ciao next time.
mubaze uko bimeze sibyo Bye. sawa see you have a good day Kana abatesi baragura. Mama, ndakumva mwana wa. maze iminsi mbitekerezaho. Nafashe umwanya nitekerezaho, ntekereza ibyo tumaze iminsi ducamo nge nawe, mbona ntabwo bikwiye. Rwose. Bituma mfata n'umwanzuro. Mama, ngiye kukuzanira umukobwa dukundana mugo presente we. Ngiye kuzanira umukazana mukwereke. Rwose. Impamvu mise simbuka mu kuvuga ngo ni umukazana nuko niwe mukobwa uri mu buzima bwanjye, niwe mukobwa nifuza kumarana nawe igihe cyane sigaje kuri iyi si, niwe mukobwa nshaka kukwereka. Gusa mama, ndakwinginze hari ikintu nshaka kugusaba. Mwana wanjye rwose ndakumva ni ukuri kw'Imana. Mama, niba unkunda nk'umusore wawe umwe w'ikinege, niba unyitaho nk'uko wahoze unyitaho nkiri mutoya, mama ndakwinginze nimuzana hano, mama wenda simvuze ngo umwakira umwereke urugwiro rudasanzwe, ariko ndagira ngo nibura uze kumwereka impuhwe z'umubyeyi. Umva mwana wa, ni ukuri ibyifuzo byawe ndabigukorera. Ese umuntu yapfa niyo waba uri umugizi wa nabi, niba ari iki wabona umuntu ako kanya aje akugana mwana wa ugahita umwuki nabi, urumva byakunda. Mama, icyo nshaka kuvuga nubona utanamwishimiye pe, sinzi ukuntu ubigenze, ariko umwereke urukundo agende, ibindi turabiganiraho njye nawe. Reka n'ubundi na kera na kare mwana wanjye, niyo naba nanenze, niyo naba nashimye, ibyo bikorwa nyuma umushyitsi amaze guhaguruka. Wumvise? Mama, impamvu ndi kuvuga bino, ntabwo nifuza kubona ku maso y'umukobwa nabwiye ko nkunda haza hamarira biturutse kuri ngewe cyangwa se kuri mama wanjye, kuko icyo kintu ntabwo nazigera nibabarira. Oya, ntabwo nakubabaza. Nushaka umbwire nanagupfukamire, ntabwo nshaka ko Benita amenya ko cyangwa se abona ko utamwishimiye pe. Mva muse mwana wa rwose ndakuze, ndi umuntu mukuru. Sweetheart. Mbese byagenze gutabaza, ariko se nakoze ntushaka no kundeba mu maso, byagenze gute? Ndi kukureba ariko. Okay. Shuga nagutwaye iki? Come on, stop that. Okay, urabizi ntabwo nkunda kubona utishimye. Basi mbabarira umbwire nimba ariko se nakoze nisaba imbabazi. You know what? I'm going to quit this job. Seriously. Ntabwo bishoboka. Bigiye kuba rero. Sure, ntabwo nakorana na mukeba. Ntibishoboka. I don't have that audacity. Okay. Nina. Nibyo uri kuvuga. Ntabwo ukorana na mukeba uri hano nowe. Really? Yeah. Maybe nimba atari we, she's your ex. Come on, okay. Nize ko uri gukina ariko. Ibyo byose uri kuvuga ni jokes. Ndi gukina. Yeah. Really? Yes. Nkaba navuyemo byanjye nkazana nje kugukinisha. None. Okay, ni pranks zindi z'abakunzi. No, you know, ntago nkunda pranks. Sibyo? Hani mpamvu rero nazitangira nona. Ega n'ubu nta muntu uryemera ko ari gukora prank atari yagera ku musozo wayo, atari yagera ku mwanzuro yifuza. Yo. Babe, okay, too serious. I'm serious. Come on. Nise uri kuvuga n'ibiki ngo ex ngo mukeba. Wait. That's why waruri inyuma ya Yannick
adashaka ko nza gukora hano. Niyo mpamvu wari uri kumpushinga nkakubwira I want impamvu kuza hano. Wait, let me finish to talk please. Okay. Kubera iki? Babe. Ariko nako nta n'impamvu yo kukubuza ngo kubera iki. Nawe Reka mubwize ukuri ikintu cyatumaga nashaka ko uzangaha muri kano kazi. Byinshi byari kuzapfa. Wasasa afite video yacu. Nibyo byose nyine. Wasasa afite video yacu. Ibiriye nibyingi nangaga. Nangaga ikintu cyose cyatuma izina ryanjye ryangirika muri no company. Kandi koko byaratangiye ariko ntabwo ndifuza kubona bihagarika kiri kare. Izina ryawe. Si ryanjye gusa. Na company ubwo ishobora kwangirika. Binyuze muri twebwe. So ukumva ko ninjye wabuje kwica ibintu byose mwagezeho. Gusa ariko reka tubihandoringe nk'abantu bakuru. Mbwira ikibazo gihari uwo ex wanjye ninde uwo mukeba wawe ninde? You know, I talked to Kelly, Ram secretary. So urumva ntabwo ari ngombwa kumfukamira. Gusa icyo usabye naje ari wowe nsanga. Gusa wenda nishaka reka mbere ndekeye aho ngaho. Mama uransezeranya ko uransezeranya? Ubuse Mama ndashaka kubinsezeranya ku buryo ndi bumuzane ntuje numva ameze neza. Mbese ugiye ujyana agatima keza uje ufite agatima keza ndabikwijeje nk'umuhungu wanjye nk'umwana wanjye. Ndashaka umuzana ejo rero. Kandi nanone genda umuzana uyu munsi. Uyu munsi ntabwo byashoboka kubera ko afite stage. Yagiye muri stage yomba nduri mu muzana uyu munsi mba namuteguje. Nzamuzana ejo kandi nanone ejo uzajya kwa muganga. Ariko nzagerageza mpuza amasaha ku buryo ushobora kumugusanga namuzanye ukamusanga hano cyangwa se nkamuzana nyuma wamaze kuhagera. Ariko ndumva nzamuzana mbere kubera ko yansezeranyije ko ejo nta stage bafite bizangombwa ro kwaza kare. Nta kibazo. Mama karame nanone ndakwinginze. Ariko mwana umva reka nkubwire sibyo? Umva mfura yanjye kandi mwana wanjye. Ntago nifuza icyakubabaza. Nkuko nawe utifuza icyakubabaza cyangwa icyababaza Benita. Urakoze. Uretse aho wenda uretse ku Mama erega yitwa Benita. Yego. Ndagira ngo iri zina rikujye mu mutwe aba ari naryo zina uzajya uhora wirahira nk'umukazana wawe. Benita. Yego. Ngire gutya mpunguremo Nana. Mama nitujya tuvuga wenda izo ni page ebyiri zitandukanye. Nana Rukwe ni inshuti y'umuryango pe. Hanyuma Benita akaza ari umukazana w'umuryango. Yego. Mama ndagira ngo iki kintu kitujye mu mutwe nge nawe. Benita. Wabinkorera. None maze rero ijisho niribera kurora. Hasigaye reka duhe ijisho. Mama yumbwiye ngo duhe ijisho mpita numva ngize ubwoba. Ese iryo jisho ryarora oya ngaho noneho reka twongere. Urumva? Shyitsa umutima mu nda. Ntabwo nzakubabaza. Ukuri. Reka mwana wawe. Nakera nakara umubyeyi. Kuko mwana wanjye iyo umubyeyi ababaje umwana bigira ingaruka. Niyo umwana ababaje umubyeyi nabyo bigira ingaruka. Urakoze cyane. Aranganiriza nyine. Arambwira ngo afite ibibazo ko ari ibintu ari gucamo. Ndabaza sibi ngo nyine ngo situation iri kumubaho witangira urukundo rwacu. Ndabaza se gute ko nyine ngo kuba twishimye ngo hari umuntu wabigendeyemo. I was like urumva nahise jumping gutekereza ibintu byinshi.
numva ko hari ikintu wenda cyaba kiri hagati yawe nawe kuba twishimiye mu rukundo ngo hari umuntu uri kubigenderamo. Nise gutita bihuza nyine ukavuga ko ari ex wanjye cyangwa ngo ari mukeba wawe. Come on, urumva ko nicyo nyine cyese kinza mu mutwe. Babe, uranyizera? I do. Urankunda? Yeah. Reka nkubwize ukuri rero. Nta mubano na muto wihariye mfitanye na Kelly. Ntabigeze kubaho se. Nta interest nigeze mugiraho. Kuko secretary wa boss ntabwo apfa kumwegera nyine ngumubwira ibyo bintu bindi runaka wishakiye. None uko mbona ko na boss bya hafi. Cyane intimacy ntabwo yaza. Genda gusabye nyizere pe. Ahubwo ngomba kugenda nkamuganiriza. Numva icyo kibazo gihari cyari cyo namara gusobanukirwa. Don't worry, nzabikubwira. Ariko ngiye nyizere sho. Yeah, you better go ask her what's going on. Ko ibintu bimeze kuko nyine numva nabifashe ukundi. It's disturbing me in my head. That's why. Ndikira kubabara. Skuto hano hatangiye kumutuku. Ibisirimu. Okay, basi vano wishimye. Sibyo. Erika, I care. That's why nanji dilemma, I know. But nanjye kubona babaye birambabaza. Kandi ikintu cyose kizakubabaza nzagerageza kugikura mu nzira. Nyine promise me kuramuvugisha. Tawaye. Ukambwira ibintu yakubwiye. Byaba uyu munsi nimugoroba byaba ejo ugomba kuguheza feedback. And you're positive, don't worry. Okay, got you and I trust you now. So, I feel tired somehow. Ndumva ngiye no kwitahira. Okay. Sinzi imbere kugira ngo ujye kuruhuka rero. Kambanze ngo babiri. Come on. Sibyo. Uragira ngo bro anyureho babarira. Okay. Ahubwo oh yeah. Let me distance. Aha nari ndahazi. Ari. Aha nari ndahazi. Okay. Wowe reka ngo babere nibura biragufasha no kuruhuka neza. Sibyo. You know my therapy. Yes, it's hard. I know you. Come on. Alright. Baby. Love you. Love you too. Genda uruhuke. Yeah, sure. Umere neza. Yeah. Shira barakukunda. Yeah. Thank you. Take care. Take care too. Bye. I'm going. Uruhuke neza. Make sure kumva. Ahubwo make sure kurangiza akazi kabandi. Na phone uyizimye sibyo? Hatagira ikintu kikuderanje. No mamagara ukambura. Okay, nta kibazo ndabambiye. Singi kubaye uburenganzira bwo kwizimya. Bye. Take care. Injira ye. Mama makuru. Amakuru ni meza. Aho ndaho. Aho na amahoro. Muzi fresh. Haraburanye. Makuru. Amakuru ni meza mwana wa. Ni meza hose. Makuru biragenda se? Sibona umuntu ari mu masuku wowe. Ubona ubyukanye courage. Ibona umuntu ari mu masuku wowe. Naho ni byiza no kuri kwimana. Uzi ukuntu nkunda kukubona wishimye, ukuntu mbona bari byiza. Maze rero ko kwishima gufite ishingiro. Naho ubundi ubona uzi ukuntu nkunda kukubona wishimye, mbona bari byiza cyane. Kwishima gusa. Urabona ko ndi mu gasuku. Nabibonye reka. Ndikura no mu maso ndikubona ko ibyishimo byakurenze. Ubu rero amakuru mashya meza asosurutsa aryoshye. Ndeva ngo asanzanira umukunzi we. Ngira kagira ngo ndimo ndakubeshya. Kandi no kumubwira. Imfasi banza wumve. Yambwiye ko
ngo ari mwiza numva koko nanjye uko yabimbwiye umukobwa mwiza ngo ubereye ijisho ubereye umuryango ngo uremetse ngo umeze neza ku buryo yambwiye ngo araruta ngo nana nta n'ahantu bahuriye ni ukuri umva se ngo ni umwana w'ikinyabupfura utinya umwana ngo yatangiye kunkunda atari yambona ushaka kubyemera ko imyaka yose twamubonye uriya mwana nta muntu mukuru ajya abwira nabi ibaze ko nanjye nyubaha nawe arakubaha nubwo aratinyutse no kumbwira ijambo cyangwa kunuka avuge nabi papa sinzi nagira ngo usabe uruhushya nyine urabona nyambo nyine kuva twamubana hariya ameze nk'umuntu ufite ihungabana nyine mu mutwe kubera bashaka kumufata ku ngufu bakamwicisha inzara karara amajoro ku isima rero nasabwe ko naba ndi kumwe nawe nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri rero nari navuze ngo ndabanza kuganiriza wowe nyine ntabwo nahita mfata umwanzuro mwine mve mu rugo gutyo gusa nabanje kukumenyesha nyine no minsi ndaza kuba nari kuboneka hano mu rugo ndi kumwe n'umukunzi wanjye kuba yaba afite ihungabana byo ni ibintu byumvikana ko igitsina gore kunyura muri la situation memo n'umugabo ari umugabo arahungabana nkaswe igitsina gore tuva ariko noneho nkibaza iyo misi yose muzamuri kubana he urumva tuzaba turi kubana nyine Yannick ntabwo ku myaka ufite no kuri sitatu ufite uri umuntu wo kurya indimi nimba mbwiye ngo urashaka wanyoreje message ebyiri urashaka seka ibyo ugomba kumbwira wari wabiteguye okay urumva nyine njye na Nyambo tugiye kuba turi kumwe ibyumweru bibiri hehe mu nzu chove bien ni mu nzu ariko se mu nzu yandi ahagana hehe wabonye Nyambo no aho wakodesheje ntakodesha nyine tukaba turi kumwe nyine kugira ngo mbese kutuvuga ngo ntakodesha pour dire que ntago urahapanga ni hehe buryo nanjye nshobora kuvuga ngo reka njye kureba hano umwana wanjye ari okay ni kwa Chris